Yo, nizere kumeze neza kandi biri kugenda fresh, uri kundeba no kunyumva. Nabonye Yago yanganiriyeho cyangwa se yamvuzeho. Kandi kuba hari abakunda Yago cyangwa se bamufana cyangwa se banamwemera ntago bikuraho ibitekerezo byanjye rwose. Mbanze mamara amatsiko. Rwose pe mamara amatsiko kuba navuga ko Yago yiriza cyangwa se ari dramatic cyane bifitiye facts. Simvuza yuko ikimuriza cyangwa se kimutera kurira kitaba gihari wenda. Ariko gusanga ibyo agira drama ari byinshi cyane kurusha ibibazo yaba afite. Ngi niko mbibona. Na nubwo nenda kurekera kubivuga. Ikindi si mwanga. Ariko kumwanga, kuba nta mwanga ntago bivuze kumutinya nanone. Nkubwira uko mbyumva. So, nabonye ari kwibaraguza avuga ngo niwe wanshakiye akazi kuri TV10. None se Yago muvandimwe Big Energy. Wanshakiye akazi kuri 10 utari ugafiteyo. Ubundi wabwiye abantu kuntu wahavuye. Kuri TV10 wahavuye gute? Wagiye gute uva kuri TV10? None wowe wahavuye kuriye ngo niwe wanshakiye akazi. That's one. Cyangwa mbyemere ko akanshakiye. Okay, warakanshakiye. Wakanshakiye utari ugafite. That's good. Ikindi ngo interview ngo yanje nawe ngo kugira ngo ibeho ngore ngo interview ngo ndagusaba imbabazi. Uri ndese. Nyine uri iki wowe kuryo nagusaba imbabazi 10 yanyu. Ngo mbabarira ngo Yago kubera ko navuze ko wiriza ngo mbisabire imbabazi kandi ari byo. Urifata ukarira ugahamagara umukuru w'igihugu nka hari so cyangwa se ari umuntu mungana bro. Put some respect man. Put some respect. Ibyo ushobora kugenda ukarira ukabeshyera Brian cyangwa se ukibaraguza ko runaka byagenze gute. That's okay. Ariko nibyara ku mukuru w'igihugu easy. Gake kabisa. Gake wishaka kwifata ngo come on, usko wigize Rastborn wowe warifasha gira gucura muri kino gihugu cy'u Rwanda wigira Rastborn wigira ko nta muntu wakuvugaho uri gucuruza impuhwe. Wakoze ibintu byiza turabyemera. Wakoze ibintu byiza pe. We agree. Ariko bitera impuha abantu ngo barakwanga se wenyine uzabantu batwanga ukuntu bangana. Maze nawe uranyanga noneho ndire nanjye. So rero bwo kwibaraguza ngo numvisha unavuga ngo ntago nzigera ngo nkuruta man nje ntago ni comparinga nawe kabisa. Ntago ni comparinga nawe uri Yago ndi Tycoon. Ufite ubuzima bwanjye, ufite ubwawe. Ntago namera nkawe. Na habe na gato nawe ariko ntiwamera nkanjye. So byo kumbwira ibaraguza ubugambo ngo ngukira ngukingo Tycoon ngo azansaba ibabazi. Nambabazi nagusaba ariko njye hano ntandukaniye nawe. Nambabazi nagusaba na interview nayo gukoresha ikabikarangira because I'm a professional. Akazi kanye nawe ngahuza n'amaranga mutima yanjye. Ariko waragiye fata channel yawe wigiri yawe. Channel nagari yawe ni y'abantu. Views nagari uziri ari yawe wajya wireba. Abantu barakureba. So that's why nje naguha interview tugakubita naribi. Ikindi niba umva uri smart, uri strong, uzi ubwenge koko. Uzampa ikiganiro tuganira ibintu by'abantu bazi ubwenge. If you smart, ariko urabizi kuri week byatari nago twajya mu kiganiro kimwe ngo tuganire kuri PS imwe no way. I've been in class of this shit. That's the difference. Hey yo, what's up Rwanda? What's popping in Kigali? Kora subscribe kuri True Star TV. Kora sabu kabisa kubera ko hagiye kuzibora bya danger. Dufite gang, dufite itsinda, dufite impamvu, dufite reason, dufite na dutera duturuka. Kora sabu kugira ngo bagenzi babimenye isi imenye ko byabaye True Star TV. Let's go. Asante sana. Yo Tycoon. Yo. Wagwan. Ugiye kumbwira ikintu kigushimisha ku mukobwa ashobora kugukorera ukavuga ati voilà. Ebana ikintu kinshimisha cyangwa se ikintu umukobwa yankorera nkishima. Ebana yambwiye ngo aritegera tu like cyangwa kujya kubona kugezeho nta tiki yakwaze bro bisa neza umuntu ubona ari class bamaza ngo arankwikiye kaba I'm good nyine akakwereka ko ataje aje kurya ntagaje mu bukwe ntago aje mu kiriyo yewe nta nubwo aje muri bidi aje because of you biba bisa neza biba biri smooth nta mugabo utabikunda tugana ku musozo ariko abakobwa ni sawa tu